Hey, I used to hate my grandfather nahoze kera nanga sogokuru when I wanjye was a child, nkiri umwana as he constantly kuko yakomezaga anyigisha amasomo arambiranye y'ubuzima taught me how to live life, ngo y'ukuntu ubuzima buryana me from carefree games, ngo n'ukuntu nakagombye kuba mbayeho nitondera imikino igiye itandukanye nakundaga nkareka kwishinga abandi bana nkareka ibindangaza za video game n'ibindi. The world is tough for young people today. Akambwira ati dore isi komereye abakiri batuye umunsi. Ibyo bintu akabimbwira agahora bisubiramo Simplify other people's kuko yari wa muntu woroshyaga ubuzima bw'abaje bamugana akoresheje inama ze, ugasanga za nama yabagiriye zagiye zibagirira akamaro. advice. Usibye nge utarabibonaga wabaga wasamye. Unfortunately, mu by'ukuri after his death and decades like nuko nyuma y'urupfu rwe nko mu myaka ingahe facing the realities of a harsh maze kwihurira n'ukuri kw'isi yakaze yasi yambwiraga ati dore mwabana mwe siri imbere izabagora. Noneho igihe nari maze kwihurira n'ukuri kw'isi yakaze tumaze kugongana amaso ku yandi visa mu byasize yanditse muri aje ibyo nkivugaho. Noneho natangiye kumva ndetse ntangira no gusobanukirwa ibintu yasize ziba zibabaje izindi zishimishije ariko zose zikaba zikenewe kugira ngo zuzuze inkuru ya nyayo y'igitabo. Izi chapitre zose zikenewe muri iki gitabo hatabuzemo n'imwe. Hey, dukomeze. Ni muzehe yaramuganiriye. Learn how to change yarongera amubwira ati tangira wige guhindura on your vehicle.
rutagaragara. Abo bagwana urugamba rutagaragara nibo tutaziho ikintu na kimwe. Mbese buri muntu wese aba afite ibintu ari gucamo utapfa kumenya. Afite urugamba ari kugwana, yaba urw'amarangamutima, ariko wowe nyine ntubibone. Rero ngo abantu bakomeye ntago ari abo baza ngo babitubwire babisakuza batwereka ko bakomeye. Oya, ahubwo abo bagwana urugamba rutagaragara nibo tutaziho ikintu na kimwe. Mbese nibo b'abanyembaraga, apana babaza babisakuza baduhagaze imbere. Nuko yamubwiye The pain you feel today yarongera amubwira ati uburibwe wumva uyu munsi cyangwa se uburibwe uri kumva uyu munsi will be the strength you feel tomorrow. nibwo buza nuburi kwandika inkuru yawe y'ubuzima. Don't let anyone else Ntuzigere utuma hagira umuntu n'umwe hold the pen. ufata ku ikaramu yawe. Nuburi kwandika inkuru yawe y'ubuzima. Inkuru yawe y'ubuzima ni wowe muntu yizi, amakosa wagiye ukora hashize adasobanutse ni wowe muntu yazi. None wibaza umuntu uri kwandika inkuru yawe y'ubuzima, urahagurutse na wese yicara ahise afata ku ikaramu yawe atangiye kwandika. Ariko yamubwiriye mu migani, ngira ngo mwumvishe ko ibintu byose muzehe yavugiraga mu migani. Igihe uri gufonda ubuzima bwawe, igihe wubaka ubuzima bwawe, ntuzigere utuma hagira umuntu n'umwe niki ngomba guhindura mu buzima bwanjye. Ese abantu tubanye gute muri societe mu buzima bwanjye? Nayahe makosa mfite? Kuko twese turi ikiremwa muntu, and everyone makes mistakes. kandi buri muntu wese hano kuri iyi si, buri muntu wese akora amakosa. Nta muntu w'intungane uhari. Ntukigire umucamanza w'abandi bantu. Tangira wiyumvemo wa mutima ahubwo wo kumva ko nawe byakubaho gati uyu muntu ko ampemukiye, ubundi abitewe n'iki? Ubundi se ngewe ari muri iyi situation ko ambwiye gucya, nge navuga gute mbere yuko umucira urubanza? Ikindi wibuke ko twese turi abantu, ikindi twese ko dukora amakosa, maze utangire wiyumvemo icyo kintu, uvuga uti twese turi abantu, nta muntu udakosa. Nuriya kuba bimubayeho biramucitse, twese turi abantu, twese turabeshya, nawe wabeshya, twese turakosa, nawe wakosa, turahemuka, kuko niko abantu duteye muri kamere yacu ya muntu. Niko yashatse kumubwira. Yarongera amubwira ati Time heals almost everything. buriya ngo igihe cyomora buri kimwe cyose, buriya igihe nicyo gikemura buri kimwe. Uzarebe iyo ufite agahinda gakomeye, hari igihe ukagumamo ukavuga ati aka gahinda nzagakira, ariko we bapfa kuguha iminsi gusa, ukagera ukicara ahantu wenyine ukitekerezaho, ukaba ukeneye akanya, bigeraho bikagenda. Igihe gikemura buri kimwe. Umuntu niba mukundana arakubesha uyu munsi, akubesha ejo n'ejo bundi, ariko iminsi y'igisambo ni 40. Ko igihe kigenda kigira imbere, uramugera ukamufata ko burya wa muntu yakubeshyaga mu rukundo. Ikindi, igihe nicyo gihitamo abantu tuzahura, umutima wacu ugahitamo abantu twifuza kubana nabo, imyitwarire yacu igahitamo abantu tugomba kugumana nabo.
bakaba bakwishimira cyangwa se bakavuga ati wapi twahujwe n'igihe none umutima wawe wahisemo ko ari twe twakagombye gusigara mu buzima bwawe ariko imyitwarire yawe niyo igomba gutuma twe tuguma mu buzima bwawe. Niba witwara neza tukagumana okay, niba witwara nabi mbona tudahuza njye nkikomereza. Igihe cyomora buri kimwe, Give it time. wowe jya ubiha igihe witurize. Mu gihe ufite agahinda ntukagende wumve ko ako gahinda kagiye kuza ngo gahama aho ngaho, biha igihe. Mu gihe kwikuramo umuntu byakunaniye, biha igihe. Mu gihe umuntu ari kukubeshya ukabona ari kugufera akakubeshya akagukunda, biha igihe. Igihe nicyo kizabisobanura ugahita ubona ko burya wa muntu yakubeshyaga. Inzozi zawe urashaka kuzigeraho vuba vuba ugaca mu nzira zitari nziza, ariko wowe biha igihe. Biha igihe uvuga uti ngira ngo ujya wumva uvuga ati mu gihe runaka nta wamenya mu minsi iri imbere bizaba byagenze gutya na gutya. Ngo rero igihe gikemura buri kimwe. Nanone muzehe yaramubwiye ati A good laugh and a long guseka bikuvuye ku mutima no kuryama neza igihe gihagije, ibyo bintu ni umuti wakagombye gushyira mu buzima bwawe bikagufasha. Niko yamubwiye. Bana bya bindi byanyu mujya museka muri guhekenya iryinyo, kagaseko useka uri kurenza oya, kwa guseka bikuvuye ku mutima no kuryama neza ugasinzira bihagije, ati ibyo bintu ni byiza mu buzima. Sometimes you learn. Nanone yaramubwiye ati igihe kimwe uba ugomba gutsinda, ugakora ibintu ukabigeraho, ukompeta n'abantu ukabatsinda, nyine bigacamo ibyo wifuzamo, bigacamo ukagenda utsinda. Nanone rimwe na rimwe ukicara ukiga mu gihe byanze, nyine ukavuga ati reka nicare nige menya aho biri gupfira. Forgiveness is not for the other person. Mwana mutoya muri ubu buzima, kubabarira cyangwa gutanga imbabazi ntago ari kubw'undi muntu, ari impuhwe uri kugira undi muntu, uri kubikorera undi muntu. Kubabarira cyangwa kuba watanga imbabazi, ibyo bikora utumva kuri kubikorera undi muntu, ahubwo Of mind. wumve ko ibyo bintu uri kubikora kugira ngo ugire amahoro yo mu mutwe uruhuke. Kuko wa muntu udatanga imbabazi ahorana imijinya muri we, kandi wenda uwo muntu waguhemukiye we nta nubwo azi ko yaguhemukiye cyangwa se we yarikomereje ubuzima. Wowe ukaguma urwana mu mutwe uvuga uti ayo umuntu ubundi kataza ngo ansaba imbabazi, ayo umuntu ubundi ukayamubona ukumva umujinya urakwishe, ukumva umutima mubi urazamutse, ugahora udatuje, ugahora utishimye. Rero ngo jya utanga imbabazi wumva ko atari undi muntu uri kubikorera, ahubwo uri kubikorera wowe kubw'amahoro yawe yo mu mutwe. Niko yamubwiye. Muzehe yarongera aramubwira ati Sometimes we're tested not to show. rimwe na rimwe ngo ibintu bitugerageza atari ukugira ngo byerekane intege nke zacu ko turi abanyantege nke tudashoboye, But to discover our strengths. ahubwo ari ukugira ngo tuvumbure ahari intege nyinshi zacu. Ngira ngo wenda ibyo ni ibintu bisanzwe. Hari igihe ugera muri situwasiyo ikintu kikakubaho, ukagira ngo wenda kije kugucarenjinga ngo kirebe intege nke zawe. Abantu twese tugira ubwoba, ndetse hari n'akandi gastori kavuga ngo ubwoba bugukoresha ikintu utatekerezaga ko washobora gukora. Ubwoba bushobora gutuma usimbuka ahantu utatekerezaga ko wasimbuka kubera ubwoba gusa. Icyo kintu kiba kiguteye ubwoba kije kugucarenjinga, hari igihe kiza ngo cyerekane ko uri umunyantege nke, uri umunyabwoba utabishobora, ariko bigatuma wivumburamo ubundi bushobozi utari uzi bwo kuba wakora ikintu gihambaye, bwo kuba warenga muri situwasiyo runaka ikomeye ukaba wagera ku kintu gihambaye nawe ubwawe utari ubizi. Tuvuga ati burya ndarenze, burya ni uku nshoboye, uzi ko nisuzuguraga nicaga amazi, burya ni uku ndenzemo. You are Yarongera aramubwira ati uko uba wa muntu utuje where you think. niko bituma utekereza neza kurushaho, niko bituma ufata imyanzuro myiza. Yarongera aramubwira This is power. buriya ngo kwihangana bisaba imbaraga. Kwihangana ntabwo ari iby'abanyantege nke, kwihangana ni iby'abanyembaraga. Kuba ikintu cyakubayeho ukihangana, kuba umuntu aguhemukira ukihangana, kuba umuntu ashobora kukubabaza ukihangana, kuba umuntu ashobora kugutuka muri kurebana ukifata ukihangana, ukamwihorera ukarenzaho ukigendera. Ibyo bintu bikorwa n'abanyembaraga, ntabwo bikorwa n'abanyantege nke gusa. Ko muzehe yamubwiye. Muzehe yarongera aramubwira ati You have to let go of something good. rimwe na rimwe tuba tugomba kureka ibintu dufite byiza bikagenda. Ndagira ngo hano humve neza, Room for something better. ariko tugira ngo dusukure icyumba twitegura ibindi birenze kuri bya bindi byiza twari dufite. Numvisha ako kantu, ariko rimwe na rimwe tuba tugomba kureka ibyiza bikagenda, dutegura icyumba tugabanyamo akavuyo, tugira ngo dutegure ibyiza kurushaho bize bisanga
yamubwira ati ntuzigere na rimwe wihanganira ikintu bita agasuzuguro. Kasubiremo kano kantu kuko karamba. To make room for better. Yarongera amubwira ati muzehe, Never tolerate disrespect, ntuzigere na rimwe wihanganira ikintu bita agasuzuguro. even from yourself. N'akamaro bigufitiye, yewe nta n'inyungu wabikuramo mu kuba wagenda ngo ubitindeho ubyanarize ubyegeze umutima. Kindness is a language that the deaf can hear. Nanone yamubwiye ati ubugira neza ni ururimi umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ashobora kumva. Ushobora kugira neza uwo muntu akumva ko umugiriye neza. Ni ururimi rwumvwa n'abantu bose. Umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ashobora kumva, The blind can see. ndetse n'impumyi cyangwa se umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ashobora kuba yareba. Ushobora kumugirira neza akaba yabibona ko umugiriye neza. Niko yamubwiye. Muzehe yaramubwiye ati View comes after the hardest climb. yaramubwiye ngo kubona ahantu hagaragara neza biva mu kuba umaze iyo view ashaka kureba, aho hantu hagaragara neza ashaka kureba, twahagereranya n'ahari intego zacu dushaka kugera. Ariko mbere yuko tugera ku ntego zacu, ku nzozi zacu, hari ibintu tugomba kumanza gukora, tugomba kumanza gukemura, tugomba kumanza kurenga kugira ngo tugere kuri za nzozi zacu. Ariko ibyo bintu tugomba kumanza gukemura twabigereranya n'umusozi. Uwo musozi biruhanya tugomba kumanza tukuriruka tubiza icyuya kugira ngo tubone tugere hejuru, tubone bya bintu twahoze turota, bya bintu twahoze tumaranira kugeraho, bya bintu twaharaniye kuva kera. Buri umuntu utabaho afite inzozi cyangwa se ibintu ashaka kugeraho, twavuga ko nta buzima babayeho. Kubaho ubuzima nta ntego ufite, nta cyerekezo ufite uvuga ati nshaka kuzagira, niba uzi ko nta hantu ushaka kuzagera, nta musozi uri kuburira uvuga uti ndashaka kugera hejuru, mbona ibyo nifuje kubona, nta muntu nkingirije, nta muntu nsagarariye, nta muntu ntereje rwaserera. Ibintu byiza biva mu kuba wamanje gukora, bikamanza ugahatakariza icyuya kugira ngo ugere kuri ibyo bintu. Rero ngo the best view comes after the hardest climb. Courage doesn't always Nanone roar. umurava ntago uhora mu bikorwa gusa, It's the quiet voice at the end of the day. rimwe na rimwe biba bisaba ryajwi wibwira umunsi usoje, I will try again tomorrow. ukavuga ati nzongera ngerageze n'ejo n'umunsi, nzongera ngerageze nubwo byanze uyu munsi ntabikoze nk'uko nabyifuzaga, ariko ejo nzongera ndebe ko nakongeraho birushijeho. Ibyo nibyo byiza. Roar. Rero ngo umurava ntago bisaba kuba ari ibikorwa gusa, Times it's cyangwa se ari ugukabya uri aho ngaho nyine babone ngo ufite courage, ufite umurava. Oya, ntabwo ari bya bintu bigaragarira inyuma gusa. the Oya, quiet voice at the end of the day saying, rimwe na rimwe ngo aba ari ryajwi rituje ukunda kuvuga ugiye kuryama, uvuga uti I will try again tomorrow. nzongera gerageze n'ejo n'umunsi. Niko muzehe yamubwiye. You'll never find a rainbow Ntabwo uzigera ubona umukororombya if
if you're looking down. niba uri wa muntu ukunda kugenda areba hasi. Ntabwo uzigera ubona ibintu byiza niba uri wa muntu ukunda kugenda areba ibintu biri negativu, ari wa muntu uhora mu maganya, ari wa muntu buri kintu cyose abonye atakibonamo ikintu cyiza, ahubwo agahora ashaka ibibi. Ariko niba uri wa muntu ukunda kureba ibintu biri negativu gusa, mu buzima bwawe ntabwo uzigera ubona ibintu byiza. Ibi ni bya bintu nababwiye ngo ni ibintu bisa nkaho yagendaga avugira mu migani, ariko bifite ubusobanuro bw'ubuzima muri iyi minsi tubayemo. Uzarebe wa muntu uhora ari negativu buri gihe. Ibi navuze nta jambo ritanga ibyiringiro ahora avuga ko byanze, ahora avuga ko abantu bamuhemukira, ahora avuga ati bari abantu bari kumvuga. Ndetse ni wa muntu uhora muri negativu gusa, atakumva ko wenda hari abantu bari kumutekerereza ibyiza. Wapi rero ntabwo uzigera ushaka umukororombya ngo ubone niba uri wa muntu ukunda kugenda areba hasi. Ibyo yashaka kuvuga. The best revenge is yarongera amubwira ati success. kwihorera neza ntago ari bya bindi byanyu by'ububwa byo kuvuga ngo kanaka yarampemukiye nawe ndamuhemukiye. Oya, ahubwo kwihorera neza bihambaye bifite ingufu ni igihe ubashije kugera ku ntsinzi wahoze uharanira kugeraho. Mu gihe uyigezeho ewana uhita uvuga ati ndihoreye kabisa. Nanone The more you give, uko utanga ibintu byinshi receive. niko urushaho kuba wa muntu wakira. Rero Theirs is the heart that's full. umutima ubasha gutanga ni nawo umutima ubasha kwakira ibintu byinshi cyane. Ikibazo muri iyi minsi gihari ni uko abantu bashaka kwakira gusa badashaka gutanga. Nicyo kibazo gihari. Ariko nyine yashaka kumubwira ati umutima ubasha gutanga ni nawo umutima ubasha kubona amahirwe yo kwakira ibintu byinshi. Tough times don't last, Nanone ngo ibihe bikomeye ntago biramba, but tough people do. ariko abantu bakomeye bararamba. Nibyo, ibihe bikomeye ntago ari tatuwaje biraza bikagenda, ariko abantu bakomeye babasha kubicamo bararamba. The most valuable currency is not money, but time. Nanone yamubwiye ati ikintu gifite agaciro ntago ari amafaranga, ahubwo igihe. Rero Spend it wisely. icyo gihe cyawe jya ugikoresha neza. Ariko ibintu by'igihe mwumvishe ko babigarutsemo inshuro nyinshi. Jya uha agaciro igihe cyawe. Ndetse tubonye ko ikintu gifite agaciro cyane atari amafaranga, ahubwo ari igihe. Rero icyo gihe jya ugikoresha neza, umenye ngo igihe cyanjye gikoresha nde, sindi kucyangiza. Ubikoreshe mu bigufitiye. A ship is safe in Nanone yaramubwiye ati intama buriya ibitekanye iyo iri mu kiraro, ariko atari uko icyo kiraro ikishimiye. Ntabwo ari ibyo yashaka kumubwira. Cyangwa ati ugomba kuba uri ahantu wumva nyine hakubangamiye, wumva utisanzuye, ariko ariho ufite umutekano, kurusha kumva ko wakagombye kuba uri hanze. Akavuga ati n'ubundi ako njyewe naremewe guhora mungenzura. Hari abantu bameze batyo, akavuga ati njye muhora mumuzaho ijisho buri gihe, nyamara mpamvu baguhozaho ijisho abayobozi cyangwa abandi bantu, ababyeyi bawe, nuko reka mpite mbigiranya n'ako kantu. Intama iba ifite umutekano iyo iri ku mugozi iziritse iri mu kiraro, atari uko yaremewe guhora iri mu kiraro gusa. Oya, ariko iyo iri mu kiraro niho hantu iba itekanye kurushaho. Nawe rero mu gihe ubona bagukanira bagira iki, bavuga ngo bari kumbuza kwigenga, bari gutuma ntisanzura, bari kunzirika. Oya, rimwe na rimwe ari igihe ariho hantu uba utekanye kurushaho ushaka kujya ngo wisanzure. Wibuke ko hari ibirura biri hanze. about having what you want, Nanone ntago ari ibyerekeye mu kuba udafite ibyo wifuza, cutting what you have. ahubwo ni ukuri gushaka ibintu ufite ugatuma utabibona. Ngira ngo sinzi umusaza nanone wavuze ati ntugashakishe ibyishimo iteka kuva ukivuka biri muri wowe indani, gahuze n'ako kantu kavuga ngo mu kuba udafite ibyo wifuza, Cutting what you have. ahubwo ni ukuri gushaka ibintu ufite. Nawe rero niba uri hanze ukaba ibyishimo warabibuze, uri aho ngaho uhora uvuga ati barampemukira. Impamvu utari kubibona ni ukuri gushaka ibintu usanzwe ufite. Isuzume neza uzasanga wakineze. Take a deep breath. Yarongera amubwira ati mwana mutoya, fata akanya uhumeke. It's just a bad day, Ni umunsi mubi gusa ugize, a bad life. ntago ari ubuzima bubi ugize. Uwo munsi ugize ntago usobanuye ko ubuzima bwawe bwose bwangiritse. Don't say someday. Nanone ntukavuge ngo umunsi umwe nzaba, ngo hari umunsi nzakora ibi, hari umunsi. Oya, Say now. jya uvuga ngo nonaha. Someday may never come. Uvuga ngo hari umunsi uzaza utegereje ubishyira mu hazaza, hari igihe uwo munsi ushobora kutagera. A person who doesn't make mistakes Nanone yaramubwiye ati umuntu udakora amakosa make anything at all. ni umuntu udashoboye gukora ikintu na kimwe. Niwe muntu udashobora gukosa, n'abandi bose bashobora gukora. In life is change. Ikintu gihoraho ni impinduka. Tangira ucyakire, You'll grow. nibyo byonyine bizatuma ubasha kuba wakura mu
imitekerereze n'ibindi bintu bigusaba bikwerekana ko uri umuntu ukuze nyine utekereza kure. Ikintu bita impinduka. Say please and thank you often. Jya wiga guca bugufi ndetse no gushimira. Ibyo bintu bikore ubyitoze mu buzima bwa buri munsi. Past. Ntago uzigera uhindura amateka yakubayeho ahashize. Your future by learning from it. Ariko ushobora kuba wacyaza ahazaza binyuze mu kuba wakwigira mu mateka yakubayeho ahashize. Ukaba wabikuramo isomo. Umutwaro wonyine twikoreye uturemerereye. Ni umutwaro wo kumva ko hari ibindi bintu abantu batugomba, hari ibyo duteganya ko hari ukuntu bizagenda, ibyo bintu tukabiteganya tutazi niba bizanacamo cyangwa se bizanga. Niwo mutwaro ngo twikoreye. Kuyamubwiye ngo byaruta ukaba wenyine naho kugira ngo ube uri mu maboko mabi, uri mu bantu utishimiye. Nanone yavuze ati iyo urekeye kwirukanka ku bintu byagusize bitari ibyawe, ibintu bitari byiza kuri wowe, ibyiza nibwo noneho ubasha kubifata. Ntabwo wabyirukiraho icyarimwe ngo wiruke ku bintu byiza n'ibintu bibi icyarimwe. Nta nzira ya bugufi ihari yakugeza ku hantu h'agaciro wifuza kwerekeza. Reka nta nzira ya bugufi ihari. Niko yamubwiye. Nanone yamubwiye ati ntabwo umenya uburyo uri umunyembaraga kugeza igihe umenye ko uri umunyembaraga ariyo mahitamo yonyine nyine usigaranye. Aka kantu ko karumvikana. Umugezi uragenda ugaca mu rutare atari uko ufite imbaraga, ahubwo kwiyoroshya kwawo ni uko gutuma ubasha guca mu rutare. Niko yamubwiye. Mbese nawe bishyire mu buzima busanzwe. Yaro yamubwiye ngo na esanseri biriya byuma by'abazungu bizamura abantu bibavana muri etaje bibamanura cyangwa bibavana kuri nivo yo hasi, bibavana kuri floor yo hasi bibazamura hejuru, nabyo yabigereranyije n'ibi tugiye kuvuga. Yamubwiye ati na esanseri izakugeza ku ntsinzi, ko esanseri irihuta cyane igahita ikugeza aho wifuza kugera nyine. Niyo mpamvu baba barayishyizeho ngo rimwe na rimwe uba ugomba gufata esikariye step by step kugira ngo ugere ku kintu wifuza kugeraho, ku ntsinzi wifuza kugeraho. Nta eleveti ihari izigera ikugeza ku ntsinzi. Rimwe na rimwe uba ugomba gufata esikariye step by step kugira ngo ugere aho wifuza kugera. Nanone ibyishimo ntabwo ari ikintu ushakira mu hazaza. Oya, ahubwo ni ikintu wowe wiremera mu gihe urimo aka kanya ukavuga ati nariye nanyweye njye ngiye kwishima, ewa ntacyo nshinja Imana njye ndishimye. Apana kuvuga ngo reka nkore ibi mbe nigomwe ibyishimo nzaba nishima. Oya, reka ndeke ibi nzaba nishima. Ngira ngo abantu mujya mubumva biyambura ibyishimo bafite uyu munsi bakabiteganyiriza mu hazaza ngo nibwo ngo ningera kuri ibi nibwo nzishima. Ninshaka umugore umeze uko niko nzishima, ningura imodoka nibwo nzishima, ninubaka inzu nibwo nzishima, nimbyara nibwo nzishima. Basanga abo bantu ibyishimo byabo bari kubishakira mu hazaza. Ibyishimo ntabwo ari ikintu ushakira mu hazaza, ahubwo ni ikintu uremera kuri uyu munsi uriho. Bwawe buzahinduka bwiza kubw'amahirwe ngo wicare utegereza ayo mahirwe. Ubuzima bwawe buhinduka bwiza bitewe n'impinduka wowe wabushyizemo, yaba mbi cyangwa nziza. Jya ufata imbaraga wibande ku kintu ushoboye gukontorora, ku kintu ufitiye ubushobozi bwo kuba wahindura ukagishyira muri kontrol ushaka wifuzamo. Noneho ureke bya bintu udashoboye gukontorora, izo mbaraga ureke kuzitakaza.
imbaraga z'ibintu udashoboye uzimure uzishyire ku bintu ushoboye maze urebe ngo uratera imbere. Impamvu abantu badatera imbere ni uko usanga imbaraga urazigabanya uzishyira ku byo ushoboye n'ibyo udashoboye ngo ni ukwiyaminiye. Ariko buriya rimwe na rimwe uba ugomba kureka ibyo udashoboye gukontorora ukavuga ati ni njye muntu wenyine ushobora kwikontorora. Ubwonko bwanjye, umunwa wanjye, ni njye muntu ushobora kuwukontorora. Iby'abandi, ubwonko bw'abandi n'umunwa w'abandi ntinabishobora kubikontorora. Imbaraga ukazishyira kuri wowe gusa, ibyo bintu bituma utera imbere. Bituma utera imbere. Take time to enjoy life's simple Nanone pleasures. jya ufata igihe cyawe utangire wishimira ubuzima, It's in unashima, these moments that utanga amashimwe. And the most- Kuba wicaye ahantu ugafata akanya ukajya kwishimira Imana, ugashima ibyo wagezeho n'ibiki, joy. nibwo buryo bwonyine, ni nako kanya konyine kagaragaza ko ushobora kuba wabona ibyishimo birenze. Give without expecting anything. Jya ugira neza udateganya inyishyu, udateganya ko abantu bakwitura ineza ubagiriye, kuko ineza yawe uyisanga imbere. The only time you should ever look back is Igihe cyonyine ushobora guhindukira ukareba how inyuma far you've come. ni igihe ureba mvuye kureba ingana iki, naciye muri byinshi bingana iki. You cannot have a positive life and a negative mind. Ntago wagira ubuzima bwiza ngo ugire n'imyumvire mibi icyarimwe. Ibyo bintu ntago bibaho. Ugomba kugira kimwe uko byagenda kose. Doubt kills more dreams. Ndetse gushidikanya buriya byica inzozi Failure kurusha kuba wazitangiye bikanga. Hari uwazishyize mu bikorwa wenda akageraho bikanga, akavuga ati ngewe ndananiwe ndatsinzwe. Ariko umuntu utsindwa nabi ni wa muntu wishidikanyaho kurusha kuba wazitangiye bikanga. If you get tired, Nanone niba urushye, learn to rest, jya wiga kuruhuka, ufata akanya uruhuke, to quit. ariko ntuzigere uva ku izima ngo uyamanike. Niko yamubwiye. Yarongera aramubwira ati Do not let the shadows of your past ntuzigere utuma igicucucucu cyawe kigenda ngo gitwikire ahazaza hawe. Ntuzigere utuma igicucucucu cyawe cy'amateka mabi yahashize kiza ngo gitwikire ibyiza biri imbere biri mu hazaza hawe, cyangwa se kihabundikire. not postpone joy for the sake of the future. Ntuzigere uteganya ko ibyishimo ugiye kubishakira mu hazaza, Tomorrow is promised kuko mu gitondo cyangwa se ejo hazaza to no one. nta muntu ufite isezerano ryaho avuge ngo muri 2030 ndabizi neza ko nzaba mpari ndi muzima, ndabizi neza 100%. The first step to getting Yarongera aramubwira ati deciding you're not willing to stay uburyo bwonyine bwo kuba watera intambwe yo kuba wagera ahantu wifuza kugera ni ugufata umwanzuro w'uko utagomba kuguma ahantu uri uyu munsi. where you are. Nanone Time on women. reka gutakaza ngo igihe cyawe mu bagore, Don't chase women. ndetse ntukiruke ku bagore. Ni inama yasize agiriye wa mwana twatangiranye, ari nabwo turi gusoza kino kiganiro. Instead, Ahubwo focus on your growth. jya ufokasinga mu gukora kwawe no kwiteza imbere, haba mu ndangagaciro, mu bugwaneza. Umuntu wa nyawe azashaka inzira ubwe aze agusanga aho uri, ndetse mu gihe cya nyacyo, atari ngombwa kuba wakugenda ubirukaho wisebya. Never bend your head. Ntuzigere umva aka kantu, ntuzigere wubika umutwe wawe. Hold it high. Buri gihe ijosi ryawe rijye rihora rihagaze wemye, Look the world straight in the eye. ndetse isi murebane amaso ku yandi. Murebane amaso ku The yandi. true test of a man's character is what he does Ku buryo bwonyine bwiza bwo kuba wasuzuma imico y'umugabo ni ukurebera ku bintu akora n'uburyo yitwara mu gihe nta muntu uri kumureba, hahandi mu bwihisho, watching. nta muntu umubona. Don't have to win every Ntabwo ari ngombwa buri gihe ngo utsinde buri ntonganya zose zidafite epfo na ruguru. agree to disagree. Ubikunde cyangwa ubyange, ubyemere ubyange. Spend time with the elderly. Jya umarana akanya kawe n'abantu bakuru n'abantu bakuze, Their wisdom and kuko ubwenge bwabo valuable. ndetse n'ibintu banyuzemo ni ibintu utapfa gusanga ahandi, ni ibintu bifite agaciro, cyangwa se ukaba wabikuramo amasomo. One day Umunsi or umwe day one, you decide. umunsi umwe uzafata umwanzuro, nyine ufata uwo mwanzuro wo kuba wamarana akanya kawe n'abantu bakuze ngo ubashe kuba wabakuraho inama baba bafite, cyangwa ngo wumve ibintu banyuzemo, wumve aho bakosheje, wumve wowe aho ugomba gukosora, wumve hari ibintu byinshi tuba tutazi baba baranyuzemo mbere yacu, ariko mbere y'uko binyuramo byibura ukaba ubifiteho amakuru, biba byiza kurushaho. Kambabwira ati bye bye. Twasomaga agenda umusaza yasigiye yandikiye umwuzukuru we w'indangaze, ndetse twayisomeraga kuri YouTube channel yacu. Mugira ibihe byiza.